ndagenda ngeze muri urwo rugo ndahaba, bari bafite umwana umwe niwe bari bakimara kubyara, ariko umugore wakagira ingeso ijya mu bapfumu. Igihe kimwe rero aza kuzana ibiti byo gutega umugabo we, abitega umugabo we, ariko abari njyewe abanza kubisuzumiraho. Bwarakeye mu gitondo bucya nagagaye amaguru n'amaboko, bwagiye gucya amaso yahumye burundu. Bagiye gushakisha mu bapfumu, banjyanye ku mupfumu wa mbere wabaga imusambira w'umusaza, y'amaso yari imyeru de. Babikoze uwo munsi bucya amaso yabaye amaraso, amavuta y'inka kuza aryana mu jisho barayazanye bakajya bashyiraho. Eduard nahuye n'umubabaro ukaze, mbega amavuta y'inka mu jisho. Mwiriwe, aka ni agaki? Inkoni yera. Harimo bavuze ngo ni icyuma, nibyo ikoze mu cyuma ariko sinacyo cyonyine. Iyi ni inkoni yera ikoreshwa n'abantu batabona, batareba n'amaso y'umubiri. Nanjye niko ndi, sindeba na gake. Ubwo bambonye ari ubwa mbere, nicyo gitumye nyigije hano imbere ngo mbaze nyibereke. Niyo nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, iyo ndi muri gahunda zo kugenda mu nzira cyangwa se mu muhanda n'ahandi. Yego, Imana ishimwe. Ubwo rero iyi ni indangamuntu y'umuntu utareba, igira n'amategeko yayo. Igira amategeko, ntabwo ari ugupfa kuyitwara. Ureba bayimufatanye ari we uyifite bamufunga. Yego, kirazira kandi utwaye imodoka cyangwa moto guhohotera umuntu ufite iyi nkoni. Yego, n'ureba kandi kirazira guhohotera ufite iyi nkoni. Murakoze. Ntabwo ariyo nari nje kwamamaza, nari nje kugira ngo mbereke ko ari indangamuntu y'umuntu utareba. Yego, nge nitwa Eduard Rucura, ntuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Maze imyaka 26 nkijijwe nkorera Imana. Navutse ndeba ariko nza guhuma amaso ngize imyaka 16. Nakijijwe maze imyaka 4 ntareba n'amaso, nibwo nakijijwe. Nizera umwami Yesu Kristo kandi bingira umumaro munini. Nizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Icyo ni igitangaza. Amen. Ariko umuntu utareba yahamagarwa, umuntu utareba n'amaso yahamagarwa. Impamvu mbibaza, hari ikibazo ushobora kwibaza. Hari abahamagarwa basomye, hari abahamagarwa babonye ibintu runaka bikabigisha, ariko nk'umuntu utareba icyamuhesha kwizera wumva ari igiki? Ese icyatuma ahamagarwa wumva ari igiki? Haleluya. Ni Yesu wenyine ukwiriye uhamagara imitima ikamwitaba. Amen. Ahamagara imitima ikamwitaba. Imana ishimwe. Nanjye narahamagawe. Imana nihabwe icyubahiro.
ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana n'ubuhamya, kandi niringiye yuko muri bufashwe nanjye ngafashwa. Nimureke dufate Bibiliya tubanze dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo, igice cya 8, umurongo wa 11 n'uwa 12. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo, igice cya 8, umurongo wa 11 n'uwa 12. Kibanziriza icya Yesaya, kiri imbere y'icya Yesaya. Mwahageze? Ni igitabo abantu benshi badakunda gusoma. Ibice 8, umurongo wa 11 n'uwa 12. Aha ngiye kuhasoma. Muraza kwibaza mutese umuntu utareba arasoma. Ntago ndeba na gake, ariko Imana yarangabiye. Haleluya. Mu mwuka umuntu utareba Imana igimuha kureba. Mu mwuka. Amen. Ariko mu mwuka wera w'Imana. Haleluya. Imana igaba uko ishaka. Nanjye yarangabiye. Turaza no gusoma muri Matayo ibice 6, umurongo wa 25 kugeza 32. Aho ndaza gusaba mwarimu nawe amfashe tusome, ariko ahangaha reka mpasome. Mwahageze? Salomo yari afite uruzabibu i Barihamoni, arugabanya abarinzi. Umuntu wese muri bo yategetswe kujya atanga ibice by'ifeza 1,000 ku mwero warwo. Uruzabibu rwanjye bwite ruri imbere yanjye. Yewe Salomo, uzabona 1,000 cyawe, kandi abarinzi b'imbuto nabo bazabona 200. Amen. 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 Ariko amina. Yego bigenze neza. Haleluya. Mwarimu araza gusomaho namubwiye mu kanya kari imbere, umwanya ndi bumubwiremo. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Rero yankundiye ngera hano, ndashaka ko tuganira, nshyiramo n'ubuhamya bw'uko nabayeho n'ukuntu Yesu yampamagaye naho yamvanye naho angejeje. Kandi Yesu arakora. Imana ishimwe. Uyu munsi nkusengera ngo nzaze hano, naragiye ndasenga nkajya ntekereza. Haleluya. Ngo nzababwira iki, nzabaganiriza iki. Umwuka w'Imana aransanga. Amen. Aransanga, arambwira ngo nzababwire ngo mureke kwiganyira. Hari ubutunzi butagira akagero Data wo mu ijuru yaduteganyirije. Amen. Hari ubutunzi butagira akagero Data wo mu ijuru yaduteganyirije. Amen. Amen. Ubwo ni nawo mutwe w'iki cyigisho cy'uyu munsi. Mureke kwiganyira. Hari ubutunzi butagira akagero
data wo mu ijuru yagize gute? Yaduteganyirije, urahari. Amen, amen. Nonaha reka mvuge gatoya ku buhamya, hanyuma tubone uko tuganira ku ijambo ry'Imana. Nababwiye ko navutse ndeba, nize primaire ndeba n'amaso, ndangiza primaire nza guhuma amaso ngize imyaka 16. Ntago nabivukanye. Ni bya bindi bavuga ngo ni ibyago bitera bidateguje. Iki kibazo mu ndeba nacyo kutareba cyatewe n'umuntu w'umuturanyi. Twari duturanye iwacu ku ivuko. Aho mvuka bwite ni Musambira mu karere ka Kamonyi, ahitwa Ishaka. Bamwe mujya mugenda wenda mugatembera muzahamenya, cyangwa harimo n'abahazi. Maze kurangiza kwiga primaire, hari umugabo twari duturanye urugo ku rundi. Twe twari abakene cyane. Ariko uwo mugabo wabonaga muri iyo minsi yifite, yari afite amafaranga menshi, acuruza, akomeye, ubona afite amafaranga, ameze neza. Niwe waguraga amakawa y'iwacu, amasaka muri izo nce z'iwacu. Yari afite ibyokezo by'inyama, yari afite butike imeze neza, yagiraga amafaranga menshi. Niwe waguraga amasambu yo muri iyo nce y'iwacu. Uwo mugabo arambwira ati, waje mu rugo nkakwihera akazi tukibanira mu rugo. Ndabyemera. Twari twegeranye, iyo bavugiraga iwabo muri saro twarumvaga turi iwacu mu nzu, urumva twari twegeranye. Ndagenda ngeze muri urwo rugo, ndahaba. Bari bafite umwana umwe, niwe bari bakimara kubyara. Ndahaba mpamara igihe kitari kirekire, ariko umugore wakagira ingeso ijya mu bapfumu. Akazana ibiti byinshi, harimo n'ibyo nabonye byari biri mu gikarito, mu gikoni, mu nzu yo mu rugo. Igihe kimwe rero aza kuzana ibiti byo gutega umugabo we. Abitega umugabo we, ariko abari njyewe abanza kubisuzumiraho. Abari njye abisuzumiraho. Abari njye ngo agira gute? Abisuzumiraho. Yajyaga agira n'ibindi akamurira mu nzoga y'uwo mugabo. Umugabo iyo yazaga avuye gucuruza, yafataga icupa ry'inzoga yasize imbere y'igitanda ku meza, akamurikaho itoroshi, akayireba, kuko yabanaga nawe ari nko gucengacengana. Yasanga harimo ibintu byigaragura by'ibyakatsi cyangwa by'ubururu ukuntu, akayimena. Nari mbanye nabo mbazi neza. Umugore ibyo biti yazanye binsuzumiraho, abitega imbere y'umuryango nijoro, 2:30 z'ijoro. Narabyiboneye, nuko ntari nzi icyo biri bumare. Byari bipfunyitse mu ishashi ya mbaraje ya Rayon Sport y'umweru n'ubururu. Iyo mbaraje yigeze kubaho, sinzi niba muyizi. Byari ibintu by'ibifu by'ibyakatsi utamenya. Umugore arambwira ati, ngwino nkubwire. Musanga muri saro, arambwira ati, jya kureba shobuja aho acururiza, mumanukane
dore bwije cyane. Abantu bamaze kuba bakire bakunda kugira baherekeza. Ngo baherekeje ba shefu, ba patro, ba bosi, ngo hatagira ubahohotera. Sinzi niba bikiriho, ariko najyaga mbyumva nabibona. Jewe ngiye ngenda maze kubirenga, ngezeyo nsanga yatashye, umugabo aciye indi nzira. Ndongera nsubira inyuma, umugabo atashye yinyurira mu marembo, nanjye ndongera nyura kuri saro ndabirenga nanone ninjira mu nzu. Naraye nabi cyane, naraye umutima ugurumana, numva nshaka amazi menshi, ku buryo naravuze ndumva ndimo kwaka cyane, inyota iranyishe. Umugabo atereka tuguhe icyayi. Ntoya, ndashaka amazi. Amazi nayanywa, reka da ntagere ku nyota. Ndagenda ndaryama, naryamye ndi muzima, numva ndi muzima, uretse icyo kibazo numvaga ndi gushya. Bwarakeye mu gitondo, bucya nagagaye amaguru n'amaboko. Amaboko nari nayashyize ku mutwe gutyo, amaboko kuyarambura biranga, kuyahinura ngo ndambure biranga. Akaguru nari nakageretse ku kandi, akaguru kugakura ku kandi biranga, nsanga ibiguru byagagaye. Ariko amaso yari akireba. Nose nkamenye ko hari buzemo n'umubabaro ukaze. Umugabo yageze aho abyuka mu masaa 2, arambwira ngo kutabyutse byagenze gute. Ndamubwira ni kubyuka byananiye. Murabizi yuko iyo ujya kubyuka hari igihe uhina amaguru cyangwa ugashinga inkokora. Ngewe amaboko yari yapfuye byanze. Umugabo yagombye kunterura, anteruye, ateruye mu maha, anyerereje. Yari umugabo muremure, aranterura aranyereza nkize hejuru. Akaguru karekurana n'akandi, mu maboko numva ibintu birimo birampekenya, mu magufwa mo imbere birampekenya, mu maguru birampekenya, nkumva birahekenyera mu magufwa mo imbere, birampekenya cyane. Numvishe umubabaro uteye ubwoba, narababaye. Umugabo yaranjyanye anyicaza hanze, kubera ko ya maguru yagagaye simbashe kwicara ngahirima. Akagarura nkongera ngahirima. Afata ya maguru arayahina ukumva araturagurika, mu mavi haraturagurika, no mu maboko arahagorora naho agaturagurika, mu nkokora. Ntago wamenya ubwo burozi ubwo ari bwo, ariko ntukagire n'ubwo umenya, biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Yego, ntimukagire ubwo mumenya, ababuzi barabuzi. Yego, nagarukiye ahantu kure. Uwo mugabo yarirutse abwira papa yari akiriho, data yari akiriho, aramubwira ati umwana bamuroze. Ahita aza yiruka, harandeba, atese bite? Ni byiza ariko ndarwaye. Wafashwe ute? Ndamubwira. Arambaza ngo ese ntaho wasangiye ubunyobwa na bagenzi bawe n'abana bagenzi bawe? Ntaho wasangiye umukati n'abandi bana bagenzi bawe? Ntaho wagiye bakaguha ku musururu? Ntago nimajenagamo bya bintu ko ari byo byakwica umuntu, kubirenga byonyine. Ntago niyumvishaga ko byakwica umuntu, ntago nabyumvishaga rwose. Data azana umuti wo kunsuzuma,
nimvuga kuruka nta utarigeze aruka muri mwese benshi bagiye barwara indwara yo kuruka. Yego, utarabitewe n'uburozi, yabitewe n'inzoka za mibe n'ibindi na za malaria. Ntawe nteye iseseme rero. Yego, ibyo ni ibisanzwe. Data azana umuti wo kundutsa arandutsa, ariko ntibagira uburozi babona kuko uburyano n'ubutegano biratandukanye. Yego, niriwe aho ngaho nenda gupfa, ahubwo bwa burozi bwose burimo bwirukanka bujya mu maso, bwiruka bukora umubiri wose bujya mu maso. Ninjoro nibwo bandyamishije muri saro, kandi ubwo biriwe bandyamishije hanze ahantu mu gicucu, mu rugo hanze ahantu mu gicucu. Babona nenda gupfa, bakora ku jisho bavuga bati arapfa. Ninjoro bandyamisha muri saro, mu nzu nini muri saro, ngo banyegere ngo ntaza gupfa tutari kumwe. Bwagiye gucya amaso yahumye burundu. Amaso yahumye burundu. Nagiraga amaso manini, nari n'umwana munini. Amaso yanjye narakureba gukareba hasi yari amaso atyaye. Ariko disi birahinduka. Muziki ibintu byose bihinduka. Ibintu byose birahinduka. Byagera ku mubiri w'umuntu rero bikarusha. Muziki umuntu ashonga agashira, umuntu arayenga. Uwo ari we wese kandi yahuye n'ibibazo bikomeye yayenga agashira. Yego, hahimbazwa Imana Data wa twese, itwiyubakira, ikatwubaka, ikadukomeza, ikaduha kubaho. Haleluya. Akaba ari itubumbatira mu biganza byayo. Naho ubundi umuntu arayenga agashira. Umuntu arayenga. Mbese mwebwe mbabazi, hari uwo mwigeze mubona wayenza agashira mu maso yanyu mukamubona? Yari munini arayenga agashira. Yego, narayenze ndashira. Nari umwana ubyibushye cyane ndashira, ndayenga ndashira. Uretse Imana yagarutse ikanyubaka. Amen. Icyo kibazo rero babonye ko nabyutse ntareba n'amaso, nabwo bagombye kunterura banjyana hanze. Izuba rinkubise mu musenda aramye ngo ndirebe ndaribura. Ibyo ni byaguruka bivuga, byavuga nkumva biravuga, ariko nararama ngo mbirebe nkabibura. Nakumva insina zizunguza amakoma ngo nyarebe nkayabura. Nta kintu nongeye kubona habe nibara na rimwe. Bareba mu mboni z'amaso bakavuga ngo ijisho ryabaye umweru de, no mu mboni habaye umweru. Ibintu byose bijya bibaho bikaza ku mubiri w'umuntu. Kuba mubona turi hano twimereye dutya tunezerewe, ni neza y'Imana iba yatwirindiye, ni neza y'Imana. Ni Imana ibiki dufite umugambi muzima ku buzima bwacu. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Oya, Imana ishimwe. Ku Imana dufitiye umugambi kabiki turinze. Imana ishimwe. Amina. Erega bisuzuma ubirebe. Uyu mwanya wowe uri hano, ariko hari abandi bari mu bitaro, hari abandi baheze mu buriri, hari abandi. Wowe tekereza, ndimo ndakubwira ngo Imana ishimwe, nkumva nturi kubyikiriza vuba vuba, ariko bitekereza ushima Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Ntago byaciriye aho rero. Baravuze ngo amaso ye yahumye byarangiye.
bajya kuzana pereserine y'amavuta bashyira ku maso, bakajya bashyira mu maso. Sinzi niba zikiri izo pereserine z'amavuta, ariko icyo gihe barayizanye bakajya bashyira ku maso, nkumva birayengera biryana ukuntu. Icupa ririnda rishira ntacyo bitanze, ahubwo amaso akabyimba. Bazana ifu bashyiraho, amaso yo gukira asohoka mu gitereko cyayo, azinyuma arabyimba azinyuma. Ntiyaba akiri mu bihene byayo ngo byatwikire, simbashe guhumbya ngo ijisho nditwikire. Kandi ubwo niko amaso yandyaga. Nararibwaga cyane. Tekereza wowe ugeze amaso akurya kandi atarahuye n'ibyo bibazo. Hano harimo abantu barwaye amaso, akaba bagejeje kure, abarya bisanzwe, akabarya rwose, ariko jyewe wumve ukuntu yandiye yarasohotse no mu gitereko cyayo ari inyuma. Narababaye. Hari indirimbo njya numva kuri radio bavuga ngo warababaye, warababaye nshuti, warababaye. Narababaye, yego narababaye. Ntago byagarukiye aho, bimaze kubayobera bagiye gushakisha mu bapfumu. Banjyanye ku mupfumu wa mbere wabaga imusambira w'umusaza, bantwaye ku igare kuko amaguru yari yaragagaye atabasha kugenda, yarapfuye n'amaboko yaragagaye ameze nabi. Bangejeje ati nzamuvura, ariko nanze kumwegera ngo bitamfata. Aravuga ngo dore ngo uyu mwana ibintu yarwaye ngo ni uburozi bita ubusuku, ngo bamuteze, ngo uburozi bita ubusuku ngo banteze. Ibyo niba ari byo, niba ari ukuri simbizi, niba ariko bwitwa, yego niba ariko bwitwaga simbizi. Abaduhaye imiti y'ibyatsi biseye n'ibyumye n'uruhu rw'ibisimba, ntibatanwa n'impu z'ibisimba. Abapfumu ntibatanwa n'impu z'ibisimba. Arababwira ngo bagende bashyire ku rujyo. Urujyo ni ikibindi cyamenetse mbese cyangwa inkono yamenetse ya yindi y'ibumba, yego harimo abantu batayizi. Ngo bashyire ku rujyo, kuri uwo muti bashyireho, no kuri urwo rubakate bashyireho, ngo babitwike bitangire gucumbeka, ngo banyubikeho umutwe, bantwikire ibiringiti, ngo umwotsi ujye uzamukira mu kanwa no mu mazuru, ngo ujye ugera mu mutwe, ngo ibimurimo bizatangira kujya bihongoboka buhoro buhoro, ngo nyuma y'iminsi 3 ngo bazansubizeyo andumike. Kurumika murabizi? Harimo ababizi, ndumva harimo ababibonye. Ntago byaciriye aho, baratashye babikoze. Y'amaso yari imyeru de, babikoze uwo munsi bucya amaso yabaye amaraso. Bandebye mu gitondo bambyukije baravuga ngo dore amaso yabaye ikiremve. Ikiremve muzi ibyo ari byo? Ndumva mubizi, yego yabaye amaraso. Babikoze ubwa kabiri amaso aratemagurika. Mbega umubabaro. Babikora ubwa gatatu, babona amaso tangiye kujya jojoba ibindi bintu, byo barabireka. Abo bagira inama bati nimuzana amavuta y'inka mushyireho. Amavuta y'inka kuzaryana mu jisho barayazanye bakajya bashyiraho.
Eduard nahuye n'umubabaro ukaze, mbega amavuta y'inka mu jisho, ninjye ubizi. Ribara uwariraye, ribara uwariraye. Ntago byaciriye, byamaze kuyoberana banjyana ku wundi wa kabiri ngo n'umuvuzi nawe ari umupfumu. Bangejejeyo nahamaze amezi, banjyanye ari mu kwa 8, bankurayo mu kwa 11, ntunzwe no kuryama gusa. Aho ngaho niho wa mubiri wanjye wose washiriye, urashira, urayenga, urashira neza. Wa mupfumu yatangiye kundumika mu masaha ya nimugoroba, avoma amaraso mu mutwe, bene hano mu mutwe hano hose, agacuncumurira ku kijyo, akazana ibiti by'ifu agatsirita muri za ndasago. Umubiri wose uragenda urashonga, urashira, sigara nda magufwa yanamye. Hahimbazwa Imana yanyubatse, Imana yagaruye ubuzima bwanjye kanyubaka. Haleluya! Imana yarakoze, Imana yarakoze, Imana niyo yubaka. Reka mbabwire, nabonye umuntu asenyuka, umuntu arasenyuka gashira, umuntu arasenyuka, umuntu arasenyuka gashira. Kereka Imana yonyine niyo yubaka umuntu. Amen. Imana ishimwe, hahimbazwa Imana. Yego, dukomeze. Aho kuri uwo mupfumu, aho amaso atakahakiriye, ahubwo amaso kwa kundi bavamo amaraso hano mu misaya, bene hano naha mu mutwe, ya maso yari yaraje inyuma, aho atakagombye atagakize, ahubwo kwa kundi bakurura amaraso bene hano, amaso nayo yagendaga kururuka asubirayo, buragenda buratebera, buripfunyika, buratebera, busubiramo twaripfunyitse. Ni mundebe mu maso, mundebe, ni mundebe. Yego, ntago ari ukuntu ari meze. Nari mfite amaso manini yuzuyemo hano, yuzuye, ariko birahinduka. Yego, amaso ntiyasubira kuri tayi yayo, arayenga, arashira. Ngo wakwibaza ngo yashize ati, kwa kurumika mu misaya no mu mutwe, bakururaga amaraso, bakurura na bya bindi byose bigize amaso, kuko ijisho rigizwemo n'ibindi bintu, harimo n'ibimeze nka gereserine n'ibiki byose biteye nk'imisokoro n'ibindi. Yego, byose bikavamo. Ubwo hasigaye ikirahure cy'ijisho kiripfunyika. Yego, ikirahure cy'ijisho kidafite ubuzima kiripfunyika. Ibyo byose kandi byari umubabaro ukaze, ariko Imana irandinda. Yari izi ikigamije, yari mfiteho umugambi. Ushobora kwibaza ngo ese ubwo hari umugambi w'Imana wari urimo? Umugambi w'Imana wari urimo ndetse munini. Amen. Umugambi w'Imana wari urimo ndetse munini cyane. Imana ishimwe. Ntago byaciriye aho, bankuye kwa wa mupfumu ndamagufwa, banjyana mu rugo bateruye mu ntoki, ubona ntazigera mba umuntu. Abaturanyi b'iwacu bavuga ngo ntago arapfa ngo tumushyingure, bategereje ko bumva ngo napfuye. Nibyo bari bazi, babonaga ko nta buzima, babonaga ko birangiye. Bajya gushaka undi wo ku Gikongoro. Undi wo ku Gikongoro abahaye ibihu by'ibisimba, na wa undi wa kabiri kandi nawe impuzu ibisimba arazikoreshaga. Abahaye uruhu rw'igisimba, abaha n'umukoba, abaha
n'ibiti by'ifu, arababwira ngo bagende bakate kuri uwo mukoba. Agakoba niba karaturutse ku kiziriko cy'ihene, niba karaturutse kuki ntimumbaze, ngo bakate kuri ako gakoba bashyire ku rujyo, ngo bafate no kuri urwo ruhu bashyire ku rujyo, ngo bitwikishe ibyatsi bitaganga bukari n'inyabarasanya, ngo banyubitseho agahanga. Hanyuma ngo kandi nibimara guhora, ngo bafate ifu yabyo bayisye, bajye batunura amaso bashyiremo, ibindi bashyire ku mazuru, ngo nshoreze bigende mu mutwe. Ngo ako gakoba ngo yagakuye ku mupira w'indege, ngo indege igenda mu mwuka, ngo n'ibimurimo bizagenda, ngo n'ibindimo bizagenda mu mwuka. ngo ni munyumvire. Abatagera ibwami babeshywa byinshi. Koko tujya tugira ubupfu bukaze. Yego, tujya tugira ubupfu bukaze bubi ndetse ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ubwo se urumva atari ubupfu? Murumva atari ubupfu? Oya, si ubupfu ko mutangikiriza. Murumva atari ubupfu? Ni ubupfu ndetse bubi. Ntago byaciriye aho. Ibyo barabikoze bikarushaho kunzanira umubabaro ukaze. Ahubwo ukabona ko bari kunkwikiramo abadayimoni. Bankwikiragamo abadayimoni. Bazanye ibyo kundasaga mu bitugu mu gatuza, barasaga mu bikingi by'amarembo, ngo ubwo barimo baradukagira ngo baradukingira ngo umwanzi atazinjira. Ariko hakingira Yesu. Hakingira Yesu Kristo wenyine. Haleluya! Ubundi hakingira Yesu Kristo wenyine. Ntago mbabeshya. Niba mwarasomye Zaburi ya 91, aho ngaho niho haba urukingo nyakuri. Muri yo Zaburi muzasome mwumve. Haravuga ngo mu rwisho rwisumba byose, ngo azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, Imana yanjye niringira. Amen. Ariko nizagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga igira gute irimbura. Urumva hatari mu rukingo. Ibyakugabweho ntubizi ko byari byinshi, ariko Imana ntiyagiye gukingira, hakingira Yesu wenyine. Na ibyo abapfumu bose bakoresha byose ni fake. Ni fake. Ibyo abapfumu byose ni ubusa. Vuga ngo ni fake. Bihindure fake ariko. Hayiwe. Yesu ni ukingira abantu. Amen. Yego, ariko Yesu ni ukingira abantu. Akavuga ngo nta giteye ubwoba cyane injoro ngo kizakuzaho, nta mwambi ugenda mu mwijima uzakugeraho. Yego, ariko urumva Yesu adakingira abantu. Yesu ni ufite igikagiro kizima cyuzuye. Iyo umwizera gukagira kugira ngo bandi batazakwinjirana. Amen. Ariko yego, ariko haleluya. Ariko nimunyikiriza haleluya. Amina. Yego. Ntago se mubizi iyo Zaburi nimuzi ko hari aho igera ikavuga ngo abantu 1000 abandi inzovu iburyo bwawe uzabirebesha amaso, ngo ariko ntibizakugeraho. Urumva se atari ukingira umuntu? Muvuge ngo amen. Ntago muzi ko iyo Zaburi ivuga ngo nzagutegekera abamarayika banjye ngo bakurindire mu nzira zawe zose, ngo bakuramire mu maboko yabo, ngo kugira ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Umva di. Amen. Ariko ntago muzi ko iyo Zaburi ivuga ngo uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, ngo uzakandagira intare n'impoma. Ubwo urumva kukandagira, ubwo ni ubutware tubonera muri Yesu. Amen. Ariko ugakandagira ayo mashitani yose
ukayahagarara hejuru, tuvuge ngo amen. Yego, ubwo Yesu aba yaradushyizemo ikira urukingo, aba yaradukingiye. Hahimbazwe Yesu ukingira ubwoko bwe. Amina. Ariko Yesu ukingira ubwoko bwe, mwamukomeye amashyi tukamushimira nibura. Haleluya, haleluya. Yesu aradukingira, akadukingira, akongera akadukingira. Amen. Yes, akongera akadukingira. Amina. Ariko ntabo yakingiye barimo hano, nta bantu yakingiye, abantu yakingiye barimo hano. Yesu yarabakingiye. Amahembe bateza abantu, hari igihe batayakoherejeho, ariko agasanga Yesu yaragukingiye. Haleluya. Ibitega hari igihe batabikoherejeho, ariko bigasanga Yesu yaragukingiye. Abagutega hari igihe bataguteze, ariko bigasanga Yesu yaragukingiye. Vuga ngo amen. Ariko reka mbabwire ukuntu Yesu adukingira. Aradukingira kabisa, tuvuge ngo amen. Nasomye neza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice cya 16, umurongo wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18. Haravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ngo ariko utizera azacirwaho iteka. Yego, yego. Ariko umurongo wa 17 ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Yego, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Yego, ikindi, yego, bazafata inzoka. Yego, icya gatatu, bazavuga indimi nshya. Amina. Icya kane, nibarya cyangwa bakanywa ikintu cyica, cyo kizabatwara na hato. Vuga ngo amen. Erega niba utarunabizi cyangwa wumvaga nta bigukingira bihari, vuga ngo uyu munsi nakiruye urukingo muri iryo jambo. Akira urukingo muri iryo jambo wumvise. Akira urukingo. Tuzarya icyica ntacyo kizadutwara. Amen. 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 Amina. Reka mbabwire, no ku itariki 3 z'ukwa 7 umwaka ushize, barabumpaye, babumpa mu cyayi, mbuhabwa n'umuntu utari ukwiriye kubumpa. Simuvuga izina. Yego, simuvuga izina. Yego, si ngombwa. Hari n'umuntu wabibonye imbona nkubone wari uraho hantu. Aranabibona. Arangije kuko n'igikombe cy'icyo cyayi naragifashe ndagicurika, ni murebe ibintu biri kuvamo hano. Kandi cyari icyayi cya Mukaru. Yego, uwo muntu aravuga ati Eduwa urapfuye n'ukuntu wagiye udusengera igihe kirekire, none barakwisha uburozi ntubireba. Ariko bene data, ndashimira Imana. Imana yarandinze. Ubwo ngubwo cyakoza hari umuntu wabundukije. Arahari ni umukecuru. Arabundutsa, nimuzi Muhanga nzamubereka. Yego. Ariko urumva ko bwa butware bwa Kristo Yesu buri muri twebwe. Yego, hari umugabo waririmbye ngo bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Amen. Ni ukuri kose. Yego, ngo bazagira batara, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Vuga ngo amen. Tugaruke mbibarize. Nababwiye uwo muntu wo ku Gikongoro noneho. Umuntu utaruzi n'igihekane nda. Umuntu wari utuye muri Kinyamakara ya kera.
yego, umuntu wabaga mu nzu y'ibyatsi yavuye, ndakoresha ijambo ryitwa Gikongoro, niko icyo gihe bavugaga, ariko ubu tubyita za Nyaruguru, Nyamagabe, yego, sibyo? Aviyo ngiyo muri Kinyamakara araza, anyura i Huye, araza yamukiye mu Gasarenda, araza ni Huye, araza ni Nyanza, araza no mu Ruhango, arahise ni Musambira, anyuze za Kabgayi arahita ni Musambira, araza ku Ruyenzi, arambutse Nyabarongo, arazamutse Giti Kinyoni, ageze Nyabugogo, aragiye Sonatube Remera Giporoso, aragiye ku kibuga cy'indege, arinjiye no kuri aeroport, ajya gukata ku mupira w'indege. Ubwo murumva bishoboka? Abatagera ibwami, ariko harya hano haba harimo umuntu wagenze mu ndegera ngo mubaze, yaba arimo? Hari umuntu warayegereye se nibura? Hari umuntu wayegereye? Nari kumubaza ko umupira w'indege uriho imikoba, ntabwo ibyo mbizi, ariko reka twikomereze. Murumva hatari harimo ikinyoma? Murumva hatari harimo ikinyoma? Si ikinyoma ra? Hahimbazwa Imana yatubereye umurengezi yonyine, data wa twese abari uhimbazwa. Yego, Imana ishimwe. Ntago byaciriyeho, bamaze kubona biyoberanye, data aragenda banjyana i Kabgayi mu baganga ba kizungu. Tugezeyo barapima amaso, reka da, indwara barayoberwa, baravuga ngo ntateze kuzareba, ngo uyu mwana Edouard ntateze kuzareba, ngo byararangiye n'indwara twayobewe iyo ariyo. Buriya nubwo abaganga b'abazungu bavura cyane, iyi miti ya kizungu ivura, hari ibintu batajya babasha kumenya, rimwe na rimwe akenshi nako binabayobera. Iyo ari ibintu byaturutse ku burozi ntago babimenya, birabihisha, bakakubwira ngo indwara yawe ntiyumvikana, bakajya mu bitabo bagacukumbura ngo bumve ko basoma bakamenya uburwayi bwawe, bakabuyoberwa. Bituruka ibyo biba byaturutse ku marozi, ariko ibyo ngibyo hari imbaraga zibivanaho, imbaraga za Yesu Kristo zinaondoa mapepo yote, zikuraho imyuka yose. Imbaraga za Yesu zikuraho imyuka yose. Amina. Ariko Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yego, imbaraga z'Imana zikuraho ibyo bintu. Imana ishimwe. Dukomeze. Ntago byaciriyeho, bancubije mu rugo, ariko bamaze kubabwira ngo banjyane mu kigo cyitwa Adari, cyari gihari cyitwaga gutyo, ngo hanyuma bazanyohereza umwarimu uzaza kunyigisha. Banjyanyeyo, tukimara kugerayo bati tuzohereza umwarimu aze kumwigisha. Data arabaza ngo uyu mwana utunzwe no kuryama bazamwigisha iki? Ninjye wari mukuru mu nzu y'iwacu, kandi baramubwira ngo bazamwigisha kuboha imitiba n'ibitebo. Imitiba ni iki? N'ibitebo. Data arabaza ngo none si ibyo bitebo ninde uzaza kumucira ibiti byabyo? Bati ni wowe. None si ibyo bitebo bizaba ari iby'iki? Ati namara kubiboha uzajya bijyana ku isoko bimugurishirize, hanyuma ujye ubona uko umuguriramo ikabutura, akenda ko kwifubika. Iyo mitiba uzajya uyagika, hazamo inzuki, nihazamo ubuki, twebwe tuzajya tubumugurira kugira ngo turebe ko atahera mu bwigunge, turebe ko twazamuteza imbere.
akagira ikintu kimubeshaho. Ntako batari bagize, bari basekesheje ayo bafite, niho imbaraga zabo zagarukiraga. Umwarimu baramwohereje, ariko ntabwo yanyigishije kuboha imitiba n'ibitebo. Ndashimira Imana. Amen. Ndashimira Imana ko ntaboshye imitiba n'ibitebo. Ahubwo Yesu yarazi icyo nzakora. Wa mwarimu yaraje aranganiriza, yari umukobwa akajya anganiriza akambwira, nkumva ndanezerewe, mbese nkumva ndi mu mahoro, kuko akenshi nabaga mu bwigunge bukaze. Uwo mwarimu iyo yazaga naranezerwaga. Igihe kimwe aragenda ambwira ati, ningaruka nzakwigisha guhinga karoti na pavuro n'amashu, numara kumenyera amaboko amaze gukomera nzajya mbikugurishiriza hirya no hino. Agiye ndamutegereza ko agaruka, ntiyagaruka. Ngiye kumva numva ngo yapfuye. Njyumva nabwo barabimpishe, haciyemo igihe kinini, abaganga bakuru barabimpishe ngo bavuga ngo nimbimenya nzababara. Nuko ariko Imana itagira ikiyinanirayo yari ifite umugambi ku buzima bwa Edouard. Yakoze ibitangaza byinshi ku buzima bwanjye. Amen. Data aragenda ngurira akaradiyo, aravuga ati, mwana wanjye nari nzi yuko uzakuruka umusore, nkakubakira, nkagushakira umugore ukabyara abana, nanjye nkagira umuhana. None dore uhumye amaso uri umwana, akira aka karadiyo niwe mugore nguhaye, ni nawe mwana nguhaye. Ujye ugacuranga wumva amadisike mwana wa. Humura nzajya nkamenyera amabuye, nta nzara izakwica, n'ibijumba nzajya mbihaha, nta mwenda uzabura, n'ikabutura nzajya nyikugurira. Ariko Abanyarwanda baca umugani ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Data barapfuye muri iyo minsi, na data wacu arapfa, n'amasenge arapfa. Abo ngabo aribo nari mfite. Ibintu byose birahinduka, ibintu bijya bihinduka, ibintu birahinduka. Ariko Edouard agumaho, Imana irandinda. Amen. Amen. Ariko amen. Imana irandinda kubera ko yari ifite gahunda nziza, yari ifite umupango muzuri ku buzima bwanjye. Amen. Haleluya. Igihe kigeze ndahamagarwa, ndakizwa, mpamagarwa n'Imana. Umuhamagaro wanjye wari utangaje. Nabaga mu gipira kirekire ngihiniyemo amavi, nakundaga kukicaramo gutyo bakansohokana n'agakoni, aho banyicaje nkagihiniramo amavi maze nkota izuba, ubundi bakongera kunsubiza mu nzu. Muri nge hari harimo abadayimoni b'ubwoba, banjyanaga nko kuri tuwarete bankurura ku kibando, icyatsi cyakora ku birenge nkiterera, n'inzoka irandiye, n'inzoka irandiye. Bayireba bakayibura. Iwacu hari ibiti bya avoka, umuyaga iyo wabihuhagamo numvaga bimeze nk'ibisimba bije byiruka nkabije kundya. Abadayimoni b'ubwoba bari barantashye, ariko Yesu ahimbazwe. Yesu Kristo niwe wamaze ubwoba. Kwakira Kristo Yesu, amen, bimara ubwoba. Yego, bigukuramo indi myuka, maze umwuka wa Yesu Kristo ukaba muri wowe. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen. Ubuhamya bwanjye ni burebure, ntago navuga bwose ngo nzaburangize. Reka nihute twisomera ijambo ry'Imana, hanyuma ibyo navuze nzagaruka. Yego, nzagaruka. Aho ngaho ntago byaciriye aho. Ugukizwa kwanjye byabaye ibintu bikomeye. Ntago nibazaga ko hari ikintu kizanduhura umubabaro. Mubyara wanjye umwe yajyaga aza guhinga iwacu, hari umurima twari twaramuhaye, akaririmba
sinari nzi ko yakijijwe muri iyo minsi, akaririmba indirimbo nziza zivuga ngo ubwami bw'Imana bwageze, mbese wakumbuye kujyayo, ayiwe twese dukumbuye iwacu. Nkamuhamagaraho nicaye ku muharuro, ntiyewe nizeye Imana we, ntongera uririmbe numve. Cyakoze ijwi ryo warandeba ukabona ndi umuntu, ku ijwi nari umuntu, ku rurimi nari umuntu. Akambwira ngo nzakizwe, ngo uzakizwe uzabimenya. Ibyo gukizwa simbimenye, simbyumve. Umurima yahingaga, imyaka yigurisha itarera, ubwo yari afite indi business agiye kwikinira. Ariko rya jambo mba naryumvishe ryo gukizwa, niho tujya tuvuga ngo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Amen. Ariko riguma muri nge, haca mu mwaka wose ndahamagarwa n'Imana. Nicaye iwacu mu rugo, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ngwino ngukize mwangizi, ngo abandi bazajye mu ijuru, wowe usigare. Wagize igihe cyo kubabara, niba nezererwa mu ijuru uzasigara ubabarira mu isi. Nari jyenyine nibaza ibyo ari byo, numva ijwi rirongera rirambwira ngo ngwino ngukize mwangizi. Umuhamagaro wanjye nuko waje. Gashiki kanjye ngira mushiki wanjye umwe na barumuna banjye batatu. Mushiki wanjye ndamubwira nti aje avuye mu baturanyi, yari akana gatoya. Ndakabwira nti ariko abarokora urabazi? Ati ndabazi. Ese bameze bati? Ati ni abantu bagira ibigoma binini biriho ubwoya. Yari akana gato nawe ntiwamurenganya. Ntiwanyemereye se tukazajya tujya gusengerayo niba uhaza aho basengera? Akana kahise kirukanka kabwira kandi kagaturanyi kati Edouard arashaka gukizwa ngo ajye mu barokore. Baraza baranyegera bati tuzajya tujyana, nti cyane. Tuzajya tugutwara ku nkoni tugukura nk'utwaye igare. Niye. Hari kuwa kane sinzabyibagirwa. Icyumweru cyagiye kugera, indirimbo zantashye ndirimba. Umuhamagaro w'Imana wangezeho. Amen. Ariko amen. Hari izo narumvishe kuri radio zivuga ngo yewe Babuloni murwa wishyize hejuru, ngo sacirwaho iteka, maze nanjye ntangira kuziririmba. Hari amakorasi najyaga numva abashumba baririmba hakurya baragiye inka, ngo vuza impandu rangurure hose, ntacyo bafite bazireguza, dore Yesu azajyana bakijijwe neza. Nanjye mfatiraho. Amen. Nafatiyeho. Haleluya. Umuhamagaro w'Imana iyo waje uba waje, mba ndahamagawe, nanjye ninjira nnyo. Icyumweru kiragera, mbwira mukecuru wanjye ntiwanyemereye nkajya mu barokore. Ati ntago nakwemera udafite imyenda yo kwambara, uzareke mbaze nkugurire ikabutura. Nindajyaniye abarokore n'abana b'Imana, ukagira ngo ndanabazi. Umuhamagaro waje uba waje. Ndagenda ku cyumweru njyana n'abo bana bankura ku kibando n'abakanyigana bahumirije. Tugeze ku rusengero banyicaza mu tundi twana, kandi giye ubwo nari ngize 20, imyaka 20. Banshyira mu tundi twana, sinari nzi ko habamo n'intebe mu rusengero, numvaga ko ari ku misambi. Nuko maramo igihe muri utwo twana, nkajya ngenda buri cyumweru nkicaramo. Maze guterana gatatu, icyumweru cya gatatu nterana, numvaga pasiteri ahaguruka ngo kana kashima Imana aririmbe, na kana kashima Imana aririmbe, kana karatanga intashyo. Kuri icyo cyumweru cya gatatu numva aravuze ngo nikora, ahaguruka ashima Imana,
aririmba atange n'intashyo. Uwo nikora hambere aha yaritahiye, yari umukozi w'Imana mwiza cyane, yaritahiye. Pastor uwo nikora arahaguruka araririmba indirimbo ya gatanu mu gakiza, aravuga ngo nibahaguruke bayifatanye. Atanga n'intashyo, avuga ashima n'Imana. None ikintu gitangaje, yarangije kuyiririmba numva ijwi ririmo rimbwira ngo nawe shima Imana, ariko nawe shima Imana, shima Imana. Nanjye ntera hejuru ndashaka nanjye gushima Imana. Barandeba bose nyine, barandebaga bareba ukuntu nsa, nari meze nk'agasazi, nk'akantu kashaje ukuntu kagasazi nako. Barandeba bose bakajya bandeba cyane. Ndongera ntereka nanjye ndashaka gushima Imana. Ubwa gatatu ndongera ndabivuga, batari ko se pastor uwo uwo muntu adashaka gushima Imana. Pastor aravuga ngo ngaho shima twumve. No kumva nyine ngo shima twumve. Ndavuga ni nanjye ndashima Imana ko nakijijwe, nkaba numva ntangiye kuruhuka, ubundi mujye mu nsengera nzigire mu ijuru. Pasiteri yateye ikorasi, yarahagurutse atera ikorasi, numva abaye nkunterura njugunyamo neza, njyamo neza. Yateye ikorasi ivuga ngo dore impumyi ziragutanze zigiye gutaha ijuru, nubwo amaso yaza atareba imitima irakanuye, nubwo amaso yaza atareba imitima irakanuye. Natashye nsimbuka, haleluya, ariko natashye nsimbagurika, ni nanjye nzajyayo, nanjye nzajyayo, nanjye nzajyayo mu ijuru. Amena. Nuko byagenze, Imana ishimwe. Mu gukizwa rero nuko mpamagarwa ntyo, ninjira mu nzu y'Imana ntyo, ninjira muri Kristo Yesu gutyo. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Ntago narenze ko nzaho umukozi wayo mu bundi buryo, numvaga ko mpamagawe ari ukugira ngo nkizwe nigire mu ijuru. Numbabajwe nuko natinze gukizwa, ariko nza gusanga umugambi w'Imana ari muremure ku buzima bwa Edouard. Bajyaga baririmba indirimbo ivuga ngo ishyaka ry'Imana rindya munda, umurimo wa tundya munda, iyo nibutse ibi bamwijuru bituma ntiyuma nganya. Tuzaririmba indirimbo nshya, imwe nziza y'amazamuka, tuzahura n'aba marayika dufatanye kuririmba ishyaka ry'Imana, maze nanjye rikankurukumba rikandya pe, nkumva ndashaka gukorera Imana. Maze kubatizwa mbaza korari ya mbere ngo njye muri korari, bamwe bati yego, abandi bati tuzagusubiza. Baragenda bakora inama, bagiye kumbwira bati bansubiza, barambwira bati ntago byakunda. Nibaza impamvu yariyo ndayoberwa. Nahubwo ngo bari bafite ikibazo ngo nibakora amajeste ngo nkuko yagiye niko azagaruka, ngo ntago nzabimenya. Ngo nibaririmba harimo aho kunama, nge nzajya nsigara mpagaze. Batireka. Korari ya kabiri nayo ndayibaza, abaririmbyi bati yego Edouard, yego ngwino ngwino. Komite iteranye babiganiriyeho batireka reka, nabo bimera gutyo. Mbajije korari y'ababyeyi bati nta musore uba muri korari y'ababyeyi, kandi numvaga ishyaka ry'umurimo w'Imana rindya munda. Byarandyaga umuhamagaro warandyaga, yego umuhamagaro warandyaga, umuhamagaro uryana nk'igisebe muri aho, yego
ntabwo byaciriyeho. Pasiteri muri iyo minsi nagiye kumva numva aravuze ngo rero ngo twashatse ko ngo abana batoya ngo bona ba Ecole de Dimanche ngo umudiyakoni azajya begera ngo bakabigisha kuririmba ngo bamara kumenyera bakajya babazana mu iteraniro. Nkagira ngo ni n'abana nibura banagimbutse. Umudiyakoni nari naramaze kumumenya muzi neza yitwaga Uwimana Christina. Ndagenda ndamwegera nti ndashaka ko njya muri iyo korari. Arandeba araseka. Numva kubisa igitwenge. Ntikubise ate urabona ntazabishobora. Naho ubwo yarasekejwe n'iki? No kuzambona ndimo mfite 20, utundi twana dufite imyaka 5. Yego harimo dufite ibihushi mu mutwe, harimo utwana bitaga ngo ni bambegeti bo kwa Meriana, harimo abana bahimbaga ngo ni pate jaune. Abo ngabo nibo natangiranye nabo umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Amen. Ariko twari tutarubaka urusengero, tumaze kujya turirimbira mu materaniro bakatujyana mu iteraniro, abana babona ibyiyoni birenga hirya iriya biguruka bakabikurikiza amaso kandi bari mu ndirimbo. Pasiteri bigera igihe aravuga ati bano bana ntibaramenya ibyo barimo, mushyiramo ab'imyaka 9 kugeza kuri 13 begere duwari baririmbi. Baranyegera hazamo n'abandi ba pate jaune nabo barongera bagarukamo. Niyo byatinda barongera. Pasiteri ati bano bana ndabona harimo abana batarasobanukirwa, harimo n'abana bakinisha guterana utubuye muri mushyiramo imyaka 15 bamaze kubatizwa. Ibe korari y'urubyiruko gusubiza hejuru, begere duwari ibe korari y'urubyiruko ikomeye. Bigenda gutyo baranyegera mbu muririmbyi mwiza. Ninjye wari umubaziste ngenyine, harimo n'abandi bahungu bakiri bato 2 bato cyane bagacuranga ingoma, undi akaba animateri. Wa mudiyakoni ariko akidutoza kidukurikiranye, urumva hari kirimo abantu batazi ibyo ari byo. Korari nyibamo, nyibera umuhanzi wa korari, ndakomera. Batoye komite mbu mujyanama w'iyo korari. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Nahimbye indirimbo nyinshi, n'ubu ugiye musambira wasanga arizo, hari zimwe na zimwe bakiririmba nahimbye. Imana insezeranya ko iwacu atariho nzatura. Imbwira ko ntazatura iwacu, idashaka ko hazahinduka ikirundo cyo kuririraho. Ntago nari nzi imigambi y'Imana, ibyo gushaka sinabitekerezaga, ibyo kumva nzabyara abana sinabitekerezaga, numvaga ari ibintu biri kure yanjye. Ariko isaha igeze, Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Namaze imyaka 10 mu itorero. Mara imyaka 10 mu itorero ndi umusore. Ku mwaka wa 11 nkora ubukwe. Ndasezerana mu murenge, mu itorero, ndisomera amasezerano mu murenge, ndayisomera. Abandi byabananiye nta wansomeye rwose. No mu itorero amasezerano ndayisomera. Mu bantu bari basezeranye kuri mu murenge ninjye wari ufite imodoka, nta wundi wari uyifite. Ni njyewe Yesu yari yateye iteka. Amen. Ubwo ahangaha naho n'ubundi buhamya kandi bwinshi. Reka iki gice mbe nkizingiye hano. Mbe nkizingiye hano, nzagaruka nsubukuriraho ngejeje ubuhamya. Sibyo? Maze gukizwa barambajije ngo, umuyobozi arambajije ngo barimo baribaza impamvu nsoma ntareba. Maze gukizwa muri bya bihe byiza byo gusenga, nagize ibihe byo gusenga cyane, mbana n'Imana cyane. Imana twabaye inshuti. Haleluya.
Imana twabaye inshuti. Amen. N'ubu ngubu uyibaze. Uteduwari muri inshuti. Yego. Uyibaze irabikubwira. Amen. Imana irambwira ngo umva mwana wa, nguhamagariye kunkorera kugira ngo ubwirize abareba. Ngo kuba abareba benshi bananiwe kunkorera, ngo ubwo barimo barankoza isoni. Ngo none asama cyane, ngo nuzuza akanwa kawe. Asama cyane, nuzuza akanwa kawe. Ntago narinzi ibyizuzuza mu kanwa, kandi kwasama ntago ari ukuzamura umunwa n'uwo hasi ngo umanure. Hoya, Imana ifite ukuntu yanyasamuye mu buryo bwayo, ngo asama cyane nuzuza akanwa kawe. Inyota yo kwasama nari nyifite kuko numvaga nshaka kumenya kwinshi kose. Amen. Inyota yo kwasama nari nyifite. Imana irongera irambwira ngo akira umuzingo w'igitabo uwurye, mu kanwa urakuryohera nk'ubuki, ariko mu nda uragusharirira. Kandi ibyo ntabwo Imana yabimbwiye rimwe, Imana yabimbwiye kenshi. Umuzingo w'igitabo rero nawuriye muri bya bihe byo gusenga. Amen. Sinamenye uko Bibiliya yinjiye muri nge, nanjye byarantunguye. Nagiye kwiyumva nkumva ndaganiriza abantu ijambo ry'Imana nkumva ririsukiranya. Amen. Haleluya. Nkumva ririsukiranya rikisukiranya, nkumva imbaraga ziraje. Haleluya. Amen. Kandi ntago ari ukubwiriza gusa Imana yankoresheje, sino kuririmba gusa, ahubwo Imana yangabiye byinshi. Inkiramo gusengera abarwayi barakira, nirukana abadayimoni bava mu bantu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yankoresheje byinshi. Imana imaguhishurirwa, nkajya mbona ibyo abandi abareba batabonye, nge nkaba nabibonye. Haleluya. Umuntu yanturuka imbere, umuntu yanze imbere nkaba namubonye. Amina. Amina. Ariko ye Imana igira neza. Amaso y'umwuka yararebye, amaso y'umwuka arareba, umuntu yajya ngera imbere nkamumenya. Amina. Ariko hano hari umuntu witwa Matayo utuye hafi aha, Kazigaba Matayo, afite umudamu witwa Wambajimana Françoise, yagiye kwa muganga. Wambajimana Françoise yagiye kwa muganga. Matayo ariko yaje. Matayo, Yesu ashimwe. Tera haleluya di, tera haleluya usuhuza abantu. Amen. 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 Uriya ranzi twarakoranye umurimo w'Imana. Najyaga mishurirwa ibintu arabizi. Haleluya. Arabizi. Niba unabyibuka wibuke, nkwibutse umuntu umwe twahuriye mu nzira atwite. Imana iramumishurira ngo dore uriya muntu aratwite, ngo kandi mu nda ye dore harimo uruzi rwinshi rw'amazi menshi ruzatuma umwana atavuka, ngo kandi dore abaganga barapima umwana bakamubura. Umuntu ndamubaza nturatwite? Ati ubibwiwe n'iki ko nabonye utareba? Imana irambwiye ngo mu nda harimo uruzi rwinshi rutuma n'umwana atazavuka, n'abaganga iyo bapimye ntibamubona. Ati ntago wavangiwe niko bimeze. Ntitugende aho twari tugiye, turagenda tuhageze. Amen. Wa muntu ndavuga ngo tumusengere, turamusengera Imana. Rwa ruzi rwose, haleluya. Ariko amasengesho ararukogota, arumaramo rwose. Haleluya. Ariko yemwe ibise bihita bimufata, kandi bari baramubwiye ko azaza mu kundi kwezi ngo kuri 30. Ibise biramufata, yongorera nyir'urugo waho ngaho, ati ndumva bibaye ukundi kuntu ndagiye. Ariko twe niyo bitubwira, je n'amatera biduhisha.
ahita agenda. Tugiye kumva twumva ngo yabyaye, barampamagara barambwira ngo wa mudamu yahise ajya kunda, none yabyaye, igihe cyo kubyara cyari cyageze. Tuvuge ngo amena. Imana irakora ibitangaza. Tuvuge ngo amena. Imana irabikora, irabikora. Amaso ngo y'umubiri ntareba, niba atareba aramaze, ay'umwuka arareba, ay'umwuka ararora. Hari n'abantu bagiye baza, bakaza baje iwanjye, baje baje nabi, bakaza batumwe, bambaye ukuntu yakwinjira akicara ngo narinje gusura Eduard inshuti yanjye, twarasenganye aha n'aha, twasenganye mu Ruvumera, twasenganye mu magurupe ahantu. Nkicara najya kubona nkabona tubanze dusenge, nkazamura isengesho, najya kubona nkabona filime iraje ingeze mu maso imbere yanjye. Nkajya kubona nkabona imyenda yambaye, nkabona ibiki byose, nkabona ijwi ry'Imana rigahita rimbwira ngo ntubibonye se, ngo arakubeshya, uyu ntaho muziraniye, uyu yaje aturutse i Kigali, nta naho muziranye. Nkahita mubwira nti kuki wabeshya umwuka w'Imana? Ntuje uvuye aha n'aha, twahuriyeho njye nawe, ntibagutumye gutya na gutya. Agasoza avuga ngo Imana imbabarire, ngo sinzongera. Amen. Ariko tuvuge ngo amena. Ngo mu mwuka sindora, mu mwuka ndarora. Iyo mfite ibihe byiza, iyo ibicu bitabaye byinshi, reka mvuge ngo iyo ibicu bitabaye byinshi, nawe kandi ujya ureba. Iyo ibicu bitabaye byinshi urareba. Hari igihe rero ibicu biba byinshi ukabona amaso y'umwuka ntabona. Ntago biba kuri njyewe jyenyine, ariko iyo ibicu bitabaye byinshi turareba, turarora. N'akari mu nda y'ingoma turakabona. Tugira ibyuma bya radari byo mu buryo bw'umwuka, tugira za radari za jomeri, tugira ibikoresho bya kabuhariwe byo mu ijuru. Amen. Ariko byo mu ijuru, byo mu ki, tugira ama ekogarafi, tugira amasikaneri, tugira za laboratori, za laboratwari turazigira, zipima indwara, zihinga ibizamini, tukamenya aho umuntu arwaye. Haleluya! Ntago mbabeshya ibi, ndabizi. Biterwa n'ishami Yesu akwerekeje uri bukoreremo uwo munsi. Aho Yesu akwerekeje niho ukorera uwo munsi. Amen. Iyo akwerekeje kuri bukiza abarwayi, akwereka nawe uri bukize. Amen. Yes. Iyo akweretse ko ugomba kujya kubaka, aguha ibyangombwa, akakwereka n'inzu uri bwubake. Ni mu buryo bw'umwuka. Ariko muranyumvise? Reka mpinira ibindi tuzabiga.